umunyamakuru yitwa Muhira Aphrodis wanyi Karongi Aphrodis yamatera urwenya turi ku ruhande turi kuri noneho twageraga hariya rero ukajya gushaka diaspora y'abanyarwanda ba mu gihugu runaka ukajya kubashaka nk'uko twagiye muri Ethiopia dusanga abanyeshuri bigayo dusanga abasirikare bigayo n'abandi bose tujya kubashaka baza kuza kudufana indirimbo twabashyira amadarapo twatudarapo dutoya tudupapuro noneho mwebwe nk'abanyamakuru namwe muri mu kazi kanyu abakinnyi bari mu byabo aba staff ari mu byabo none nawe ukajya mu kazi k'abafana kujya gushaka abantu batuye aho ngaho ndabyo tugeze n'icyo gihe twagiye diaspora yari ikomeye iduhari imodoka tujya kubashaka turabazana twagiye muri stade muri Ethiopia abantu ari benshi cyane ariko reka dutegereze ngira ngo minisitiri bushyashya umusportif cyane ko ufite platform none aha nawe mwisabira icyo kintu barusabe ibintu byabagaho kera bitakiba bimaze igihe bitababyo nibyo rwose nyakubahwa minisitiri rwose mushyashya karibu kwanza turagushimiye ko waje muri minisiteri y'umusportif twese tukuzi ariko tubabwiza ko hari umukinnyi wa 12 witwa Umufana mu gikipe yagiye hanze rwose ibyo bintu bijye bikorwa abantu tugira n'Imana uyu munsi tuvugana dufite diaspora zikomeye ku buryo biba byoroshye no kugenda gusa ukakora coordination gusa ukabashyira amadarapo ukabigiza izo ndirimbo hanyuma twarangiza tugafana uvuga ngo tujye mu gikombe cya Afrika sukufa kugenda gusa uwo mukino wa 12 ashobora gukora ni Kigali cyangwa akorera hanze ibyo rwose azabyitonya kwa minisitiri bibona icyabyoroshya cyane abandi bakoresha kinatuma no mwanya uboneka harageze yuko ikipe y'igihugu bazajya bayishakira n'uburyo igenda neza ubwo ndavuga mu buryo bw'indege nka Senegal Gwende hagiye haboneka agira chorale baba banazita chorale ntago ari fan club urabona barayijyana yose ufashe nk'indege ukavuga ati dufashe indege iragenda ibatware ibagezeyo direct nyine ihaguruka mu gihugu ijya mu kindi atari ibyo kubakatishiriza ubu ufitemo nk'imyanya wenda ushobora gusaguramo nka 15 uko bavuga uti umufana wifuza kujyana natwe aragura tike kuri make tujyane ariko turabikamo wenda imyanya 5 y'abafana bose ntaguciye bija muri Ghana twagiye muri Mauritius dushimananya kwa president wa Republika duha indege yego tujya muri Mauritius dufite Rwanda yego ariko bafasha kari ku buyobozi bwa Dogori nyina yego bafasha abafana icyo gihe 25 bajyana n'iki nationale urumva ni sawa cyane 25 kandi tuba tubaze uvuze ngo ufashe Rujugiro ukavuga ngo wenda ufashe uyu wiwanyi Musanze uriya muhungu kabati mfashe rwa Rutabura kavuga uti mfashe ndi kuvuga muri aba bisiga amarangi uyu wa Kiyovu ni mfashe na Sarpong mfashe Sarpong fata Kiyovu Aziz wenda Sarpong tumubare hombida bro nape ugafata nkunda match aha tugire ngi warazi ugatufata wenda ugafata wenda nuriya mukobwa yitanyira gasazi ugafata n'uyu bita Marayika ugafata nuriya wundi na Feza ugafata n'abayobozi babo noneho ugafata wenda n'undumwe ugafata n'abayobozi babo batanu abantu 15 si ibintu byoroshye kuro abana bakora akazi n'ubufana ari twebwe abafana naba nibo tuvugana abafana baza kuza gufana international abo bose bacanga irangi bari bose kwabatumije kandi muri basketball barabajyana ujibona ko nuza Maxime yajya n'ikipe ye kantu bagatekerezaho ibintu bigomba gusobanura ariko hanyuma mu gihe ubwo bushobozi n'ibindi bitaraboneka ariko ubu ngubu ibyo mwakoze ibyo mwateguye ni ibiherere ngira ngo ubu ngubu icyo twateguye urabizi ikipe igihugu yakiniye nko mu ntara tumanuka abafana byibuze 100 ubwo twateguye abafana rero bageze ku 100 bisiga amarangi bafite ingoma ariko tukaba twasabye n'amafani club amakipe afite amafani club kugira ngo amaclub kugira ngo nayo azaze kudusapotinga ngira ngo nuva navuga n'amatici muri Rayon Sport kugira ngo turebe ya fan base yabo n'amutamaga muri APR kugira ngo twese tuze gushyira national team ibyo nabyo rero ni twabyita ko n'ubushake bw'umuntu kuko rimwe na rimwe ari abantu bumva ko gufana ikipe nationale ari amafaranga ntahantu babihuriye abo bafana ubwo bavuye no ma club muraza kwegeranya abahe n'amatike kugira ngo ubu tuvugana batufana wisize irangi batwemereye abafana 300 babemera abafana 300 amatike 300 ariko bamwe bisize amarangi bamwe bisize cyangwa bafite ibikoresho
ni uvuga ngo urebye uri kureba muri VIP wicaye harya bahita mu icumi rega stade amahoro uyu munsi kuvuga ngo ni muri kangahe ntago wabimenya. hari umuntu waje muri stade imbere aravuga ati muri 17 hari hehe ari muri stade imbere ntiyabimenya ati reka njye hanze ngereranye no mu migina hepfo ariko wabimanyije wayibuka natwe muri VIP harya ureba muri VIP ahantu uba ureba iyo abantu abafana bazicara bareba house brigade ya kera bareba muri VIP ni nko mu icumi rya kera niho baduhaye hasi rero hafi y'ikibuga ni heza rwose ateganye n'ahari hari amaboxi n'ahari atwogereza n'ahari muri VIP ewana uba ureba ikibuga cyo nimo hagati neza niho abakinnyi babumva mbese bareba n'abanyamakuru cyane bogeze hanyuma ko abafana ba Nigeria bo bazicaye inyuma y'izamu ngira ngo ni hamwe hahoze hamwe abashyize ahantu heza cyane cyane hahoze icyuma mu bari inyuma y'amazamu yo icyuma kibari bitego abashyushya rugamba rero bo ariyo isize range n'amadarapo ngira ngo twakoresheje amadarapo 20 twa darapo dusanzwe ni federation dukoresheje hanyuma abashyushya rugamba baragira kirikari ko ngira ngo uko bimeze ubu ngubu ngira ngo nabonye muri stade bafashe abantu bacuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa bose ngira ngo bagize bahaguze nabonye ba Maître Fred baguze abitwa ba Karaveri abantu bose bagiye bagura hariya baguze hariya y'amakantine inyuma nabonye abanyamakuru babegereje nyine Karaveri haruguru bananga kuvuga izina rya aya nacyo urumva ninde tuzaduha ibintu byo kunywa Karaveri no musaza w'imfura Karaveri nuriya mugabo hariya kwiye ingoma ntago ubuje kwamamaza uri muravuga ibintu biri bubere muri stade kugira ngo abantu batswa n'inzara n'inyuma uvuga ngo abanyamakuru aho muri kwa kuri musohoka nabonye mwabashyize na sanseri yanyu burya abanyamakuru n'ubutegetsi uri umusina kuri Claude yise ntabwo yise ngo essentiel amanaging hotel ni umuntu munini ntabwo ari n'important quand même urumva rero bivuga iki rero bivuga ko abantu guhera isaa yine stade irafunguye Maître Fred nawe yafashe Amavubi bar Amavubi bar ari muri VIP ari harya hasi mo hagati nabo hari undi nabo bafashe kugira ngo na Feza yazamuka ariko burya ari hasi akaba kuri rimwe kuri kabiri ndetse no kuri gatatu aho hose rero no bafata n'amabare azengurutse stade burya buri iriya stade mukuru w'igihugu yaduhanye kwa Perezida wa Repubulika nta kintu kitarimo na kimwe nuvuga ngo umuryango usimuka hirya ukabona amatoilette hirya ukabona akabari cyangwa ibindi bintu kugira ngo hatagira umuntu wicwa n'inyota bivuga iki rero nubwo ari misi mibyizi abantu bazazindukira saa yine bageze muri stade Inyamirambo cyangwa hano umuntu ajya kwicara ngo reka ndaza kwa nicaye mu kabari gakeya ngo nze gutegereza ariko biroroshye kugira ngo ujye muri stade saa yine saa 5 wicarimo uretse icyo kubasaba kuzinduka nanjye nk'ijisho ry'umunyamakuru nk'umuntu werewe ejo muri quartier za Remera ndeba no muri stade kujya kuri stade kuzitabira hakiri kare n'itegeko nanjye ku makuru mfite ntari buvuge nabagiye inama yo kugenda hakiri kare rwose muzazinduke nicyo